gitabo cy'Ibyahishwe kigizwe n'imfunguzo 5 zihi. Urufunguzo rwa mbere ni urufunguzo rw'itorero rw'igice cya kabiri n'icya gatatu. Urufunguzo rwa kabiri ni ishusho y'intambara mu gice cya gatandatu kugeza ku gice cya 9 n'icya 15 kugeza 16. Ishusho ya gatatu ni ishusho y'ubutegetsi bukomeye, Ibyahishuwe 13. Ishusho ya kane ni ishusho ya maraya ukomeye n'irimbuka ry'i Babuloni 17 na 18. Ishusho ya gatanu ni ukugaruka kwa Yesu 19 kugera kuri 22. Izo ngizo ni imfunguzo 5 ziranga ihishurirwa rya Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Imana vango izuba ryo gukiranuka, izuba mu maso ha Yesu Kristo bishushanya gukiranuka. Ishusho ya Yesu rero hari ibishura bisobanura ubutambyi, hari umukandara cyangwa se umushumi w'izahabu bishushanya ukuri kwari muri Kristo Yesu. Kristo rero yagaragazaga ubwere, ishusho ya Kristo yagaragazaga ubutambyi, ishusho ya Kristo yagaragazaga ugukiranuka, ishusho ya Kristo yagaragazaga ukuri kwari muri we, ishusho ya Kristo yagaragazaga imbaraga n'icubahiro by'Imana, ishusho ya Kristo yagaragazaga guca bugufi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko umeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanjye Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuje tubifuriza amahoro y'Imana, abari mu Burundi mwaramutse neza, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turabakunda kuri channel ya gusenga everyday. Abari mu Burayi turasuje tubabwira ngo Imana iba mu gishaje cyacu ziri mu Birigi, abari muri Sweden, abari mu Faransa tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu, abari muri Amerika turasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha cyane cyane inshuti zacu ziri muri Canada turabaramukije tubabwira ngo yambi, abari muri Australia mu inshuti zacu turakunda cyane kuko mubana natwe kumanwa na nijoro mu inshuti zacu rero turasuhuje. Abari muri Aziya Imana iba umugisha kuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pasteur Mazi Bireguraho. Dr. Shalom shalom, mwaramutse mute? Babazima. Mwatangira musenga Imana nkuko channel yacu yitwa gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbaje bize neza uyu mwanya mwiza uduhaye kubw'urukundo rwawe. Twishize imbere yawe duciye bugufi kugira ngo ijambo ryawe ryamamare mu mahanga yose, kuko wadutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe, kandi inshingano ikomeye ari uguhindura abantu bose kuba bigishwa bawe. Turaje rero imbere kugira ngo tuyobere mu ijambo ryawe kandi rikomeze amahanga yose, ni kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana tureba ishusho ya Kristo mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere. Uwo ni nkuko twaganira ubushize, igitabo cy'Ibyahishuwe kigizwe n'imfunguzo 5 zihishurirwa, arizo zigize inkingi 5 gihagarariyeho. Urufunguzo rwa mbere ni urufunguzo rw'itorero rw'igice cya kabiri n'icya gatatu. Urufunguzo rwa kabiri ni ishusho y'intambara mu gice cya gatandatu kugeza ku gice cya 9 n'icya 15 kugeza 16. Ishusho ya gatatu ni ishusho y'ubutegetsi bukomeye, Ibyahishuwe 13. Ishusho ya kane ni ishusho ya maraya ukomeye n'irimbuka ry'i Babuloni 17 na 18. Ishusho ya gatanu ni ukugaruka kwa Yesu 19 kugera kuri 22. Izo ngizo ni imfunguzo 5 ziranga ihishurirwa rya Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ahangaha rero ntabwo turinjira mu rufunguzo, ahubwo turareba urufunguzo rwa mbere, ariko tubanje kureba ishusho ya Kristo mu gice cya mbere. Ahangaha rero iyo mwumva ngo urufunguzo rw'intambara, ntabwo ari intambara ibihugu bitera amahanga, ntabwo ari intambara y'igihugu gitera ikindi, ntabwo ari intambara y'ibihugu birwana cyangwa bihanganye, ahubwo ni intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza, uko abanyabyaha bategura ingamba zo gusenya imigambi y'abera. Ubwo ni intambara hagati y'abanyabyaha n'abakiranutsi. Aha turareba rero ishusho ya Kristo mu gice cya mbere tutarinjira mu rufunguzo rwa mbere. Twavuze ko urufunguzo rwa mbere ari itorero, urwa kabiri ari intambara, urwa gatatu ari ubutegetsi bukomeye, urwa kane ari maraya ukomeye cyane n'irimbuka ry'i Babuloni,
none urwa gatanu ni urufunguzo rwo kugaruka kwa Yesu arirwo ruheruka. Ahangaho turareba ijambo ry'Imana mu byahishuwe igice cya mbere umurongo waho wa mbere turageza kwa gatatu. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akamenyesha imbata ye Yohana. Uwanya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo, hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Hahirwa usoma aya magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, hahirwa utega amatwi akumva biyarimo, hahirwa n'uyitondera kuko igihe kiri bugufi. Nubango kwiga gusoma kino gitabo urahirwa, niba usoma amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi urahirwa, niba utega amatwi ukumviriza ubutumwa burimo urahirwa, niba kandi witondera ijambo ribonekamo urahirwa. Kwitondera ntabwo ari ukutanyiganyiga, ahubwo kwitondera ni ugushobora kwakira ijambo ry'Imana ukarishira mu bikorwa. Muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 17 haravuga ngo ubwo rero iyo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Nuvuga ngo hahirwa umuntu ushira mu bikorwa ijambo amagambo yanditse mu gitabo cy'ubuhanuzi. Ahangaha ijambo ry'Imana bati dore ndazana n'ibicu umurongo wa 7, kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mwisi azamuburegera. Nanone ambe ndi Alpha na Omega, ni kumwami Imana avuga, itangiriro n'iherezo, ari ushobora byose, uriho kandi wahozeho kandi uzabaho, niwe ushobora byose ni Imana. Ku murongo wa 9 aravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, nari mu kirwa cy'Ipati mbabapora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ariko ku munsi w'umwami inyuma yanjye numva ijwi rirenga ry'impanda rimbwira riti, icyo ubonye ucandike mu gitabo ucohereza amatora 7 yo muri Aziya: Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatire, Isarudi, Filadelfia ni Laodikia. Ayo matora 7 yo muri Aziya agerweho n'ubwo butumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mpindukizwa no kureba ijwi ryavugaga, ngiye kureba mbona umwana w'umuntu. Tugiye kureba ishusho ya Kristo mu gice cya mbere. Umwana w'umuntu ni Yesu. Abandi bavuga butumwa babonye mu mashusho atandukanye, nk'uko Matayo yagaragaje ishusho ya Yesu nk'umwami, Mariko akagaragaza ishusho ya Yesu Kristo nk'umugaragu, Luka we yagaragaje ishusho ya Yesu nk'umwana w'umuntu. Yohana hindukiye rero yamubonye mu ishusho y'umwana w'umuntu nk'uko Luka yamubonye. Yanditswe muri Luka 20 mu murongo wa 36. Haravuga ngo nuko rero mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka. Ibyo byose no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu mudatsinzwe. Bisobanura ngo Luka yamubonye mu ishusho y'umwana w'umuntu, ariko Yohana abona mu ishusho y'Imana. Matayo amubona mu ishusho y'umwami, Mariko abona mu ishusho y'umugaragu, noneho Luka amubona mu ishusho y'umwana w'umuntu, Yohana amubona mu ishusho y'Imana. Yari afite ibitereko by'amatabaza 7 byashushanyaga amatorero 7. None abona abamarayika cyangwa se inyenyeri 7 z'Imana zashushanyaga abamarayika 7 aribo bashumba bayo matorero. Tumvise ko ubutumwa bwiza bwatanzwe n'Imana ibuha Yesu abiherwa kubyereka imbata ze. Ahangaha none ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana bugomba koherezwa itorero ry'Efeso, itorero ry'Simuruna, itorero ry'Perugamo, itorero ry'Tuatire, itorero ry'Isarudi, itorero ry'Filadelfia, itorero ry'Laodikia. Ayo matorero 7 yo muri Aziya akabwakira. Uwiteka Imana yaratoranya abashumba bayo arizo nyenyeri 7, nibo bashumba bayo matorero. Ahangaha ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu Kristo yari yambaye igishura kandi yarakenyeje umushumi w'izahabu. None ijambo ry'Imana rivuga ngo kwambara igishura ni ishusho
y'ubutambyi bwari muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu ari umutambyi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo ni umutambyi ibyo twizera kandi tukabyatura, wakiranukaga mu nzu y'Imana hose nk'uko Mose nawe yakiranukaga mu nzu yawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo yahawe icubahiro kiruta ica Mose gukomera, nk'uko icubahiro c'umwubatsi kiruta ic'inzu. Nuvuga ngo inzu ifite akamaro, ariko umwubatsi arayiruta. Na Mose ni umutambyi washimwaga mu nzu y'Imana hose, ariko Yesu Kristo kuko afite agaciro k'umwubatsi aruta Mose. Ariko none abahamagawe na Yesu, natwe turi abatambyi mu cyimbo cya Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bisa naho Imana yingingira abazimiye muri twe. Noneho rero abahamagawe natwe turahendahenda abazimiye kugira ngo nabo biyunge n'Imana banyuriye muri twe. Noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo turi abatambyi mu cyimbo cya Kristo, ni ishusho ya Kristo Yesu, kuko yambara ibishura kandi yarakenyeje umushumi w'izahabu. Byashushanyaga ukuri kwari muri Kristo Yesu. Gukenyeza umushumi ni ukuri kwari muri Kristo Yesu, na ishusho y'izahabu ni ubwami bwa Yesu Kristo. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ku mutwe we umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama, ni cyarangaga guca bugufi kwa Kristo Yesu, bigasa n'ubwoya bw'intama. Ahangaha ubwoya bw'intama ni uguca bugufi kwari muri Kristo Yesu, ariko bikera nka sherege urubura. Ubwoya bw'intama guca bugufi kwa Kristo byaranzwe muri Yesaya ibice 53:7. Aravuga ngo yararenganye ariko ntiyabumbura akanwa ke, nk'uko umwana w'intama bajana kubaga cyangwa intama bajana gukemura igacecekera imbere y'abayikemura. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nawe yagize guca bugufi nk'umwana w'intama bajana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko nawe atabumbuye akanwa ke. Bigaragaza ko yagaragaza ishusho yo guca bugufi kwari muri Yesu Kristo. Naho gusa n'urubura rwa sheregi muri Yesaya igice cya mbere 18 haravuga ngo nimuze tuje inama, na ibyaha byanyu byaba bitukura bizahinduka nk'umuhemba, bizahinduka nk'ubwoya bw'intama. Naho ibyaha byanyu byaba tukutuku bizahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ahangaha naho ibyaha byaba bitukura nk'umuhemba bizahinduka nka sheregi, naho ibyaha byanyu byaba tukutuku bizahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Sherege bisobanura ubwera bwari muri Kristo Yesu, naho ubwoya bw'intama bishobora guca bugufi kwari muri Kristo Yesu. Ariko ahangaha aravuga ngo n'ijwi rye ryasaga n'amazi asuma. Amazi mu buhanuzi ashushanya abantu batabarika. Mu Byahishuwe 17 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 2 aravuga ngo umwe muri baba marayika barindwi wari ufite za nzabyandwi arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya azacirwaho yicara ku mazi menshi. Uwo niwe wasambanaga n'abami b'isi, abari mu isi bagasinda inzoga, aribwo busambanyi bwe. Umwe muri baba marayika barindwi bari bafite za nzabyandwi arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya azacirwaho yicara ku mazi menshi. Uwo niwe wasambanaga n'abami b'isi, kandi abami b'isi bagasinda inzoga, aribwo busambanyi bwe. Ni ukuvuga ngo amazi menshi asuma n'abantu batabarika. Ijwi rya Yesu rongo ryameraga nk'iry'amazi menshi asuma, nk'iry'abantu batabarika. Hari abavugaga maraya ukomeye itorero, hari abavugaga abami b'isi. Ni ukuvuga ngo urufatanye cyangwa ishirahamwe ry'abami b'isi n'itorero rya Kristo. Hariya gusinda inzoga aribwo busambanyi bwe, ni inyigisho zitangwa n'iryo torero ryabaye maraya. Ahangaha rero ijwi rye ryasaga n'amazi asuma. Ahangaha ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke. Yari ishusho yo kunesha kwari muri Kristo, kuko Yesu yaranesheje. Ahangaha Yesu kuko yari nk'umwana w'intama, mu kubambwa kwe yabambwe nk'umwana w'intama. Ahangaha aza kuzuka mu Byahishuwe 5 umurongo wa 5 ameze nk'intare, ariko azagaruka ku ngoma y'ingoma ye ameze nk'umucamanza. Nibyo byashushanyaga ibi birimi by'umuriro. Amaso ye asa n'ibirimi by'umuriro. Yesu azagaruka ari nk'umucamanza, nubwo yabambwe agaceceka ntabumbura akanwa ke, nk'uko umwana w'intama aceceka bawujanye ku ibagiro,
nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura niko na Yesu Kristo atabumbuye akanwa ke, ariko none hazagaruka afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. Ravuga ngo nubwo yagize guca bugufi akabambwa akabyemera, ntaje impaka ngo aburane, akicisha bugufi, akagira akamero k'umugaragu w'imbata, akambara ishusho y'umuntu, ntabumbura akanwa ke, ariko mu kuzuka ko yari amaze kunesha azahwana n'intare, intare yo mu muryango wa Yuda, ari igishitsi ca Dawidi ngo aranesheje. Noneho mu kugaruka mu bwami bwe azagaruka ari nk'umucamanza, aribyo birimi by'umuriro, azagaruka ari umucamanza utabera, nk'uko Pawulo yabibonye mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo waho wa 7 havuga ngo narangije urugendo, narinzi ibyo kwizera, igisigaye ahubwo njyewe mbikiye ikamba ryo gukiranuka, ari ryo umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ariko nyamara ntabwo ari njye nyine, ahubwo nabarinze kuzaboneka kwe bose bazagera kuri uwo munsi Yesu agarutse mu bwiza bwe nk'umucamanza. Ntari nk'umucamanza w'isi, ahubwo ni umucamanza utabera. Ahangaha rero yasaga n'izuba rirashe mu maso he. Muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 20 cyangwa 4:2 haravuga ngo ariko abubaha izina ry'Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, namwe muzasohoka mukindagire nk'inyana zo mu kiraro. Ahangaha ijambo ry'Imana ravuga ngo izuba ryo gukiranuka, izuba mu maso ha Yesu Kristo bishushanya gukiranuka. Ishusho ya Yesu rero hari ibishura bisobanura ubutambyi, hari umukandara cyangwa se umushumi w'izahabu bishushanya ukuri kwari muri Kristo Yesu, kandi zahabu yari ishusho y'ubwami, sherege n'ubwera bwari muri Kristo Yesu, naho ubwoya bw'intama byagaragaza guceceka imbere y'abamubamba, n'uvuga ngo guca bugufi kwari muri Kristo Yesu. Ijwi rimeze nk'amazi menshi, n'uvuga ngo n'abantu batabarika. Ahangaha rero ibirimi amaso asa n'ibirimi by'umuriro ni ubucamanza bwa Kristo Yesu, ubwo azagaruka kwima ingoma ye, azaza aze guca imanza nk'umucamanza utabera kuri urya munsi azagaruka. Ahangaha rero tugomba kwitegereza tukareba Yesu Kristo yasize iki muri wowe. Uri umutambyi mu cyimbo cya Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icaremwe gisha, ibya kera byose biragenda kandi byose bikaba bisha, ariko ibyo byose bikomoka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu. Noneho ntiyabikitubaraho ibicumuro, ariko noneho yadusigiye ijambo ry'umwuzuro kugira ngo natwe abahamagawe nk'abatambyi mu cyimbo cya Kristo kugira ngo tubashe kungana Imana n'abazimiye. Ahangaho turabahendahenda, turi ishanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe, kuko yaraduhamagaye idukura mu mwijima itugeza mu muco w'itangaza. Abera b'Imana bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza bagahinduka abatambyi nkawe, nuvuga ngo bari guhendahenda abazimiye kugira ngo abazimiye bagere ku Mana. Ishusho ya Kristo Yesu rero nuko muri Kristo Yesu ari wabaye umuhuza w'Imana n'abantu. Muri Kristo Yesu rero nimwo twiyungiyemo n'Imana, natwe duhinduka abatambyi mu cyimbo ce. Ijambo ry'Imana ravuga ngo utarigeze akora icyaha, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kwayo. Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 17 kugera kwa 21. Ahangaha rero amazi menshi n'abantu benshi, noneho inkota ityaye mu kanwa ke bisobanura ijambo ry'Imana. Reka ijambo ry'Imana ritubere imbuto itabora. Reka ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4 umurongo wawo 12 ritubere inkota ityaye kuruta inkota zose. Ahangaha reka ijambo ry'Imana ritubere itabaza rimurikira ibirenge byacu, kandi ritubere umuco umurikira inzira tunyuramo. Reka ijambo ry'Imana noneho ritweze duse na sheregi, nuvuga ngo tugire kwera kuva ku Mana, kandi twejejwe n'ijambo rya Kristo Yesu. Ahangaha reka ijambo ry'Imana ritume duca bugufi cy'intama, uko iceceka bayijanye mu ibagiro, uko intama icecekera imbere y'abayikemura, nk'umwana w'intama bajana kuri busheri ku ibagiro ugaceceka, niko na Yesu Kristo atabumbuye akanwa ke. Ishusho ya Kristo rero yagaragazaga ubwere,
ishusho ya Kristo yagaragazaga ubutambyi, ishusho ya Kristo yagaragazaga ugukiranuka, ishusho ya Kristo yagaragazaga ukuri kwari muri we, ishusho ya Kristo yagaragazaga imbaraga n'icubahiro by'Imana, ishusho ya Kristo yagaragazaga guca bugufi. Ariko ubutumwa bwiza Yohana yahawe, ijambo ry'Imana ravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana, nari mu kirwa c'Ipatimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ariko ku munsi w'umwami numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'impanda rimbwira riti cyubonye andika, wandikira amatorero 7 yo muri Aziya, ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatire, Isarudi ni Philadelphia ni Laodikia. Wohereza ubwo butumwa bwiza kugira ngo bubagereho. Angaha Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana aravuga ngo nari mu kirwa bampora ijambo ry'Imana no guhamya. Hari igihe abantu bavuga ngo tugiye gutanga ubuhamya. Ubuhamya bwa Yohana ntabwo ari ubuhamya batanga mu itorero uyu munsi wa none. Ubuhamya bugizwe n'ibice bitatu. Hari amateka y'ubuzima bw'umuntu, hakaba noneho n'imirimo ikomeye Imana yakoze mu buzima bwawe, hakaba n'ubuhamya nyakuri ku muntu wigeze arenganirizwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Nuvuga ngo ubuhamya niba umuntu atarigeze arengana kubwo kuvuga Yesu Kristo, niba umuntu atararenganye kubwo kubwiriza ijambo ry'Imana no guhamya Yesu, uwo muntu nta buhamya agira, ariko afite imirimo ikomeye y'Imana. Iyo wari urwaye Imana ikagukiza, iyo ni imirimo ikomeye. Iyo wari ugiye gukora impanuka Imana igatabara, iyo ni imirimo ikomeye Imana yakoze. Ariko ntabwo ari ubuhamya kuko ntawe wagiye gukora impanuka uzira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ahangaha rero ubuhamya bukomeye ni ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ukazira ijambo ry'Imana, ukabwiriza ubutumwa ukabizira, ukiyanisha abantu ukabizira, ukamamaza ishimwe ry'Imana ukabizira, ugahindura abantu kuba bigishwa ukabizira. Ahangaha nibwo butumwa bwiza bukomeye, ariyo nshingano Yesu Kristo yadusigiye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigisha kwitondera ibyo nababwiye, nanje ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ahangaha rero ubuhamya bwuzuye nubwo kuba wararenganirirwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, ariko hakaba n'amateka y'ubuzima, kuvuga ibyo wabaye mu mateka y'ubuzima. Iyo uvuga ngo nabaye goronome, nabaye umuvugabutumwa, nabaye pasiteri, nabaye intumwa, nabaye umuhanuzi, nahabaye umutambyi, nabaye bishope, ubwo ntabwo ari ubuhamya, ahubwo ni amateka y'ubuzima. Igice cya mbere umurongo wa mbere ravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo amenyeshe imbata ze ibikwiriye kubaho vuba, agatuma marayika we nawe akamenyesha imbata ye Yohana uhamya ibyo yabonye n'ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, ugiye kuvuga ibyabayeho, ibiriho none n'ibigiye kuzabaho. Igitabo cy'ibyahishuwe rero kitubwira ibyabaye, ibiriho, ibigiye kuzabaho. Ubuhanuzi nyakuri bugira impitagihe, bukagira indagihe, bukagira n'inzagihe. Ni ukuvuga ngo iyo habaye Imana yahozeho, Imana iriho uyu munsi wa none, Imana izahoraho, bisobanura ngo ubuhanuzi bugomba kugira guhishurirwa ibyatambutse udahari. Umuhanuzi akwiye kumenya ibiriho none bitagaragara, umuhanuzi akwiye kumenya ibigiye kubaho bitarahishurwa. Ni ukuvuga ngo ni intambwe 3 z'ubuhanuzi: ibyashize, ibyo turimo uyu munsi wa none, ibigiye kuzaza. Bisobanura ngo uhanura hanura impitagihe, agahanura indagihe, agahanura inzagihe, kuko yerekwa n'ibihishwe byabaye adahari. Nico cagaragaje Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13. Yagiye kuvuga aravuga ngo nabonye ngiye kubona ndi ku musenyi wo ku nyanja, mbona inyamaswa. Iyo nyamaswa nabonye yasaga ndingwe, amajanja yayo yasaga na aya aruko, akanwa kayo kasaga n'intare. Iyo yerekwaga ingwe yerekwaga ubutegetsi bwatambutse, iyo yerekwaga noneho intare yerekwaga ubutegetsi bwatambutse, iyo yerekwaga idubu yerekwaga ubutegetsi bwatambutse. Ariko iyo nyamaswa ubwayo n'ishusho yayo yari itaragera ubwo ashaka guhishura iby'ubutegetsi bw'i Roma bw'ico gihe. Noneho ubutegetsi bw'i Roma bwari butaragera, ariko Yohana ahishurirwa
ibizaba byose muri ubwo butegetsi, kuko yahishuriye mu kinyejana ca mbere, kandi ubutegetsi bw'i Roma bwari bumaze hafi imyaka itarenga 100, ariko yereka ibizaba mu myaka irenga 400 mu gihe kizaza. Nuvuga ngo ibyabayeho, ibiriho none, ibikwiye kuzaba. Ahangaha rero ngo hahirwa nde? Hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Hahirwa umuntu utega amatwi akumva ibyanditswe muri ubu buhanuzi. Hahirwa n'umuntu witondera ibyanditswe mu magambo y'ubu buhanuzi, kuko igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiri bugufi. Ahangaha rero ndi Alpha na Omega mu byahishuye igice cya mbere umurongo wa 8 bishushanya ni ku Mwami Imana ivuga. Ibyahishuye 21 umurongo waho wa 6 ndi Alpha na Omega ni Imana ivuga. Ariko ibyahishuye 22 umurongo wa 13 ndi Alpha na Omega ni Yesu Kristo uvuga, kuko ari we mucamanza utabera kandi uzaza gucira imanza abazima n'abapfuye. Ahangaha rero Yesu Kristo ni umucamanza utabera. Pawulo aravuga rero ati narangije urugendo, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka, ari igihe umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara ntabwo ari njye nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose bazaragwa ubwami bw'Imana kandi bahabwa ubugingo buhoraho. Bazambika ikamba ryo gukiranuka, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo wenyine yo mucamanza utabera. Ishusho ya Kristo turayibonye, ya ni umutambyi. Ahangaha afite ishusho yo guca bugufi, afite ishusho y'ukuri kwari muri we, afite ishusho y'ubwere, afite ishusho yo kunesha mu muringa w'umuteke, afite ishusho y'ijambo ry'Imana rityaye kuruta inkota zose, kuko niwo jambo ryavuye mu kanwa ke. None ahangaha afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro bishushanya ubucamanza bwa Kristo Yesu. Azagaruka aje gucira imanza abazima n'abapfuye, ariko ubucamanza bwe azaba ari umucamanza utabera. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umucamanza utabera uzatanga ikamba ryo gukiranuka kuri urya munsi. Ntabwo ari irya Pawulo gusa byandikaga, ahubwo ngo nibyo abarinze kuzaboneka kwe bose. Ese uri umutambyi mu cyimbo cya Kristo? Ese urera? Kwijambo ry'Imana yavuga uyu munsi wa none ngo nimuze tuje inama. Naho ibyaha byanyu byaba bitukura nk'umuhemba, birahinduka nka sheregi. Naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, birasa n'ubwoya bw'intama bwera cyane. Mvuga ngo sheregi ni ubwera bwari muri Kristo Yesu, ubwoya bw'intama ni uguca bugufi kwari muri Kristo Yesu. Yesu ararangwa n'ubutambyi bwa Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi abatambyi mu cyimbo cye, noneho turi intumwa mu cyimbo cye, kandi noneho rero abatureba bakagera kuri Kristo nuko twaba intangarugero. Abatureba bakatureba mu ishusho ya Kristo Yesu, umuntu akifuza kuba gusanga Imana ariko anyuriye mu muntu usa nayo. Nizo mpamvu Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye kigera mu cya Kristo. Iyo abanyabyaha bakubonyemo ubwiza bwa Kristo Yesu, nuvuga guca bugufi, uburanga bwo guca bugufi, ubutambyi buri muri wowe, nukuvuga ngo kwishushanya na Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo gihe ubuhindutse umutambyi mu cyimbo cya Kristo, noneho ukingingira abazimiye muri wowe kugira ngo bagere ku Mana nk'abatambyi mu cyimbo cya Kristo. Ahangaha wujuje ishusho y'ubutambyi. Ese imirimo yawe yatuma abantu bifuza gusanga Imana? Ntabwo abantu basanga Imana kuko batinya kurimbuka. Abantu benshi baravuga ngo ngwino utazasha, ngwino utazarimbuka, ngwino. Oya, ntabwo abantu batinya kurimbuka, ntabwo batinya umuriro ngo ari bwo bashaka gusanga Imana, ahubwo abantu basanga Imana kuko bayikunze. Imana isangwa mu rukundo, kuko nayo yatwiyegereje mu rukundo rwayo. Nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Ubwo rero umuntu yihana ari uko akunze Imana, ntabwo yihana ari uko atinya Imana. Iyo utinya Imana birashira ukayitinyuka, ariko iyo ukunze Imana ubana nayo iteka ryose, kuko urukundo rw'Imana nirwo rutazashira. Imana yacu dusange kugira ngo tugire ishusho ya Kristo Yesu.
haba mu butambyi, haba mu guca bugufi, haba mu kwera, haba mu kunesha, haba mu kugendera mu ijambo ry'Imana ryayo, turangwe no guca bugufi kwari muri Kristo Yesu, kandi duhinduka abatambyi mu cyimbo cye, nibwo tuzabasha kugeza abazimiye ku Mana Data. Imana yacu dusange ishusho ya Kristo rero mu gice cya mbere cy'ibyahishuwe niyo ngiye. Tuzinjira noneho mu rufunguzo rw'itorero igice cya kabiri n'icya gatatu, twinjire mu rufunguzo rw'intambara igice cya gatandatu kugeza ku 9, 15 kugera kuri 16, igice cya maraya n'irimbuka ry'i Babuloni 17 na 18, n'igice cyo gusoza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubwo ni imfunguzo 5 zihishurirwa Yohana yabonye. Imana ibasange aho muri mwese kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'umutambyi w'ibyo twizera kandi tukabyatura, kandi wakiranukaga akaba afite icubahiro kirusha ic'abantu, ariko abemeye Yesu Kristo nabo bagahinduka abatambyi mu cyimbo cye kugira ngo bingingire muri bo Imana bayigereho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, reka dushimire umuntu wakanze subscribe, reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga, reka dushimire umuntu ukora partage, reka dushimire umuntu uza usangiza ubu butumwa akabusangiza inshuti ye n'abandi, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure, Imana ikugire neza, Imana ikongera igihe cyo kubaho, Imana isubize amasezerano yawe. Pastor tukaba tugushimiye. Isi Pastor icyo wakongeraho? Nimero ya WhatsApp ku bashaka gukurikirana ubutumwa bwiza n'abifuza kuzahabwa amasirabisi y'igitabo cy'ibyahishuwe ni 078 666 966 20 078 666 966 20 kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Bakoze Pastor, tukaba tugushimire. Reka dushimire inshuti zacu zose za gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda mu inshuti zacu zakadasohoka. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.